Reka mbasuhuze cyane inshuti bakunzi ba Mura TV, reka tubagezeho amakuru aramutse avugwa hirya no hino mu mikino. Intwari Fiacre rero yaje kubatangaza ikiri gutuma Amavubi akomeza kwitwara neza. Rero ni mu gihe umunyezamu wa ekipe y'igihugu Amavubi Intwari Fiacre yatangaje ko umutoza mwiza rwose n'ama ekipe bamwe mu bakinnyi bakinamo ndetse nabyo nibyo bigenerwa cyangwa se nibyo bintu bya mbere mu byahinduye iyi ekipe ikomeje gutanga icyizere. Ibi rero ni bimwe mu byo uyu munyezamu yagarutseho nyuma y'umukino u Rwanda rwanganyijemo na Nigeria ubusa ku busa. Rero mu mikino yo gushaka y'igikombe cya Afurika cya 2025 Ntwari n'umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane, ndetse rero bamwe ntibatinye kuvuga ko ari nawe mukinnyi mwiza w'umukino. Rero abajijwe uko bateguye uyu mukino, yavuze ko rero batifuzaga gutsindwa mu rugo, ndetse n'imbere ya Perezida Paul Kagame yagize ati Nigeria ni ekipe ikomeye muri Afurika, ariko twari twavuze ko umusaruro mubi twagira ari ukunganya. Rero icyafashije ni ukwitera imbaraga, kuko nagombaga kwerekana ko ndi umukinnyi ukomeye rero mu gihe ndi gukina na ekipe nziza nk'iyi. Nigeria rero ni imwe mu ma ekipe afite abakinnyi b'amazina akomeye muri Afurika ndetse n'i Burayi. Ibintu rero Ntwari avuga ko bitabatera igihunga, kuko rero nabo bamaze kuba abakinnyi bakomeye cyane. Ati nta gihunga bidutera kuko natwe tumaze kugira abakinnyi bakomeye i Burayi, kandi rero iyo turi mu kibuga tuba turi bamwe. Rero nta gikomeye cyatuma twikanga rwose. Uko iminsi ishira niko Amavubi akomeje kuzamurira abanyarwanda icyizere, ndetse no kugaragaza ko bikomeje muri wo mujyo. Rero Amavubi yazagera kuri byinshi bikomeje gutya rwose. Abajijwe rero icyahindutse muri iyi ekipe yigeze kumara imyaka 2 idatsinze umukino n'umwe, Ntwari yavuze ko ari umutoza ndetse n'ibyo bagenerwa. Ati dufite umutoza mwiza, aradufasha duhagarika neza mu kibuga. Icya kabiri rero minisiteri na federasiyo biri kutuba hafi mu mibereho ndetse no mu byo bigenerwa nk'abakinnyi. By'umwihariko rero uyu munyezamu yavuze ko gukinira imbere ya Perezida Paul Kagame byabongereye imbaraga. Ibishimangirwa rero na kapitene Bizimana Djihad. Ati mbere y'umukino bari batubwiye ko nyakubahwa aza kureba uyu mukino, kandi rero nabyo ni izindi mbaraga. Twari twavuze ko rero tutagomba gutsindwa imbere ye. Bizimana rero yasoje rwose avuga ko imikino itaha bagomba kuyitsindira niba bashaka kwizera kuzajya mu gikombe cya Afurika. U Rwanda rero ruzongera gukina mu Ukwakira 2024, aho tariki ya 7 Ukwakira rurasura Benin, mu gihe rero kwa 15 Ukwakira ruzayakira kuri stade Amahoro. U Rwanda rero byaje kurangira uyu mukino runganya Nigeria ubusa ku busa. Umunyezamu Ntwari Fiacre aho yavuze ko umutoza mwiza n'ibyo bagenerwa biri mu byahinduye Amavubi. Perezida Paul Kagame rero akaba yariyongeye kwitabira umukino w'Amavubi nyuma y'imyaka 8 atitabira match Amavubi yakinye. Mu gihe rero kandi nanone byaje kugeraho umukino w'Amavubi bawugira ubuntu kujya kuwureba, kugira ngo abanyarwanda bose bajye gushyigikira ekipe yabo. Turabakunda cyane rero, kanda subscribe utarayikora, maze udutere inkunga mu biganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi. Turabakunda, ciao ciao.